ubwo wamaye nanjye nkanywaho ase waguze yawe wowe se nguriye njyara mbabarije nta magumbu uriguriye kusomaho kamwe ese ngusoma hano turi mu kabari we waguze yawe ari reka ndebe ko abantu bari bubone uri kunywa ngiye ntari kunywa nese bazi ko waje ngaho kumara iki cya kigabo ko kiri kutureba cyane cyo kigabo kiri kimeze nk'icyo kuri kari kukira niwe zugukataza nta kibazo kuri yanyu ni meza wowe wakita nitwa Alice Alice kiyashatse ko muri mwenyine se twari turi hano nyine tuje twari dusohotse kugira ngo tuganireho tuntu ariko nta bintu bya danje nizere ko nababangamiye kuko oya ntabwo tubangamiye n'ukuri nta kibazo pe urebye nta kibazo gihari sinzi mba twamenyana mu buryo burambuye yego nta kibazo nitwa Alice mu rugo ni hano hepfo uyu ni mukuru wanjye ariko afite umugabo yego hanyuma mugira akazi se mukora iki oya nta kazi twari dufite ubu ngubu okay mwe mwahisemo gusohoka ahantu hamwe mwitekerezeho cyane ariko ntacyo mufite yaragiye gutuma mu kanya hari ikibazo mugiye kuri biri yanjye nta kibazo n'ubu wakoze okay barman reka ze ndizera mutafashe n'ibyo kurya ariko ntabwo nibwo tukihagera natwe rega ntacyo reka bazane tunasangire murakoze cyane barman ngwino Alice na Jojo okay sinzimba tubaza iki ngenda banze kunywa akarugo ubwiye Alice yewe gumaye gasitiro gakonje ariko twari tubanze tugapima ibyo kurya niba ukaza karenza nyuma nta kibazo watuzanira mufite pilawu yego okay nagiye mu pilawu sha iri ngo nzane 3 muzane pilawu okay pilawu gusa okay zane pilawu irimo inkoko okay sawa murakoze hanyuma na Jojo karame ariko mwe mufite umugabo wa mungu se ntago mugikundana oya nari mwararekanye gikundana twaranganye wakoze divorce cyangwa oya ni umuhungu twakundanaga gusa bisanzwe okay nibyo bitaga umugabo nyuma se wowe bihagaze bite jewe nta mugabo mfite habuze iki ko umuntu umukobwa mwiza udatwaye nyine ntago ndamugira buriya simbizi nta kintu cyabuze se niba ninjiye mu buzima buri prive ntacyo okay Jojo hanyuma ubu uhagaze gute nanjye ndaho nyine ndacyategereje to buriya twizeye ko Imana izabazana se mwese mutegereje okay yategereje ko buriya bizakunde rega hari igihe byakwanga uyu munsi ariko ejo bigakunda ariko mwe ntago twabamenye harya bavugiye ngo njye banyita Kira nkabandi umushoramari Kira yakugera izina ry'akazi kuvuga nk'abasirikare ibyo si ngombwa kubimenya ko uzanye byinshi barabimara turabimara nta kibazo okay nta kibazo Jojo karame ukunda ipilawu se cyane nari nanayikumbuye none iyi nkoko yo nakarusho nibyo nawe nanjye ndayikunda okay so okay muryoherwe murakoze hari ikibazo nitabye telefone ho gato oya nta kibazo okay so nta kibazo twagira nari nshobora
mbega inzara. Bo. Amara nyanga kuba ninzeho gato rero. Nta kibazo rwose. Ibiryo se byagenze bite? Ibiryo ariko warya bimaze. Cyetse niba utahaze. Nanje kurya. Batuzanira ibindi se sura bimaze. Ko ntabyo nibuka. Ego ko wariye da wagiye kuri telefone wabirangije byose. Nyine uhuye na message nyine zitari nziza ariko wagiye uri uhaze rwose. Cyetse niba utahaze. Barman ntacyo ntago nahaze ubwo ubusinzi. Nagiye mbiriye. Wariye. Sugura byibajyaga ka mwanya kandi mbona ukiri muto. Barman. Sinzi rero ntacyo ubwo reka nzanira ibindi. Mwe mwahaze se? Mwahaze? Okay, ntacyo nge naza no kurya mu rugo nta kibazo. Wajyana ibi wakwandura nta kibazo kazana facture nta kibazo. Natwe reka twari tugiye kugenda. Oya no subo turaganira. Kandi murakoze Ubwo turaganira. Kandi wakoze rwose. Ntabwo natinze cyane simvuze nk'iminota nk'itatu itanu. Ni nakundi. Yine ikindi gihe nyine turahaza murakoze. Mwese twahuzwaga no kugira ngo murye gusa cyangwa. Nari biko twaganira iminota nk'ingahe hanyuma mukagenda ari kibazo. Ariko nize ko mwaryohewe. Twaryohewe kandi wakoze pe. Okay. Bo bari manje kazana agafacture mwishyure nta kibazo. Nta kibazo. Onyuri n'umwana mwiza pe. Ndi umwana mwiza nta kibazo. Namwe kandi nawe muri abantu beza. Imana nashimye kuba twarashije kumenyana. Facture. Ese itonde. Ikora nangahe? Ikora ni 5. Si sama pura 3 se? Oya hari ibindi twabongeye. Ibindi? Twabongeye andi mapura 2 bivuze ngo bari abirabi. Ubwo na mapura 5. Yego. Mwari mapura 5? Ndakeka gifatanye nayishyuye mbere y'ikoza? Wewe wayishyuye. Sawa nta kibazo mu byishyure. Nose so tubwiye ngo ugiye kutugurira ibintu. Tubwiye ngo ariko uragenda wishyuye amasaha nangahe wa. Inde. So tubwiye ngo twake ibyo kurya se. Byanditse. Jewe. Nose watwishyuriye ko nta mafaranga. Cha. Boss, none se boss. Boss ni skosha. Boss si warogiye kutugurisa abagabo bungu. So ubwo facture ni mwebwe muri bo yishyuye. Facture se urabura kuyimereza se ufite amafaranga. Kandi mwebwe mwariye. Yatujyanye ngo dusabe ibi. Ibyo ntago bindeba kuko mbabona ari mwebwe mwariye nabareba. Kajewe urumbabarira. Ngwiki? Gimushire ntago musona twakora. Ubwo se muragira ngo mwazano mukarya mugasoka mutishyuye. Nasona nawe twakora amafaranga. Nase kagucitse. Ibyo ntago bindeba mupfa kuba mwariye se mutazi ko mwishyura. None se wari kwishyura ko gucitse ni ibiki wowe kutugura. Umva reka nzi. Ntimufa aho ngaho. Nawe ngwino woze. Asa abanje koza. Ako suri fata gutyo mufuka nago twasanze. Uwandusha nziza se umva cishwana nawe woze. Uko nabona guri kugira. Wabanje sukoza hangahe ndandise. Nawe ngwino woze ariko bisoni. Je ndunye gusa none nako. Wakubona ukuntu warya gwagira ngo. Wabanje no kumbekera ngo njye afite umugabo yewe warasitari mudukura. Uriya ko ngiye kona bagiye kuzana n'amasafuriya. Amasafuriya twari umuceri wonyine nawe nta nyama zari zirimo. Bamugire kwa kuba nta mikino. None se nibyo ngumana. Ibi byose murabyoza ni mutabyose ndasohoka hano. Turaza n'amasahani. Ntabwo ndimo ndabinginga urumva. Uriya muceri ntabindi bitogeje biraho ngaho. Umva mugire kwa kandi mu. Ese tuvana icyo cyo. Mufite iminota 15 hano yonyine. 15 se urabona ndio babogisha n'ibintu. Ntabwo ndimo ndanegosia namwe rero. Namuza kurya nta mafaranga mufite nta n'iso. Garuka hano. Babuze kujya kwishyuza uriya mura. Garuke hano mwabirangiye. Avuga wagira ngo hari n'inyama twariye buriya buceri bwonyine. Ubundi mu rwanda twara birangiza murambye. Mbirasa nawe ubunyuguza ujya kwihagarika inyuma yawe. Ubundi nanakubwira ngo tureke kubirya ugashyuhaguzwa. Wase sinabona kubirya cyane. Njye ntabwo nari nshonje nkawe. Wagira ngo kumaze n'igihe kataryo. Se niwo twari dushonje. Umva ko rwabugabo uri n'urugome ruradukoze mwana. Ngwino se unyuguze karya kugumya kunsiganya.
rwa rugabo rwavuye rusa nk'intu cyaje kidushinyikira rigabanya n'iki boss kibe wanshutse soni ngo tumuhamagara kibugishijwe ngo n'umusharamari usobanuraga kitari kwitwirebesha nko cyakuri ngiye no uragiye nanjye nzabireka niba ari ibyo ararara n'urwara rwangiro waje tukarangiza hari cyangwa urajya ngo kaka manager nako gafite umushaka hano ukatubwira ibimerere nabi ari waje ari nawe nguno cyangwa umbwire nanjye mbireke